Ubu butumwa bubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 347 turacyari kwiga ku marangamutima n'ibitekerezo. Reka dushime Imana. Dushyize hejuru izina rya Mana Data twese tuguhaye icyubahiro. Uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'imbabazi, uri Imana iturengera. Izina ryawe niryubahwe iteka ryose. Ubwami bwawe nibuze iteka ryose. Ibyo dushaka n'ibituyeho mu isi nk'uko mu ijuru iteka ryose. Ubwami bwawe nibuze. Turasenga cyane ngo Uwiteka utubare gukiranirwa kwacu. Turasenga cyane ngo Uwiteka ubwo tugiye kumva ijambo ryawe, Mwuka Wera amanukire gufungura amatwi yacu, amanukire gufungura amaso yacu n'imitima yacu n'ibitekerezo byacu, kugira ngo twumve kandi tukumvire ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo dutegeke, mu izina rya Yesu tuganze, mu izina rya Yesu tugende imbere. Mwuka aratuyobore, Mwuka aratuganze, Mwuka araduhindurire kukumvira mu byo dukora byose no kubaha mu byo ducamo byose. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uwiteka Imana igira neza, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizera tukwinginga ngo uduhe guca bugufi kwinshi cyane, gutuma twumva kandi tukumvira Umwuka Wera mu migendere yacu yose. Uhabwe icyubahiro Data Wera, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Urakoze Mana, amen. Uyu munsi turasoma muri Migani ibice 23 umurongo wa 7 havuga ngo kuko uko atekereza ku mutima ariko ari. Kuko uko atekereza ku mutima ariko ari. Ibyo biri mu Migani ibice 23 umurongo wa 7. Uyu munsi turiga ku cyisho cyitwa kwivumbura. Nemeranya n'abavuga ko guceceka biruta kuvuga, igihe ushobora kuba ugiye kuvuga ikintu cyazagutera kwicuza. Ibyo nibyo byitwa gutegeka ururimi rwawe. Ariko gucecekeshwa no gushaka guhora gutandukanye na kwa kundi guturuka mu bwenge tumaze kuvuga. Ibi ubisobanukirwe, gutegeka ururimi rwawe kukubuza kuvuga ikibi. Ariko kwivumbura umuntu abikorera kugira ngo ibyo bigire icyo bibabazaho uwateye umuntu umubabaro. Impamvu iba yihishe inyuma y'igikorwa cyose gikozwe burya ni ingirakamaro. Erega n'Imana ntabwo izacira urubanza abantu rw'ibyo bakoze gusa, ahubwo izanasuzuma icyatumye dukora ibyo twakoze, cyane cyane ko izo mpamvu arizo zigaragaza abo turi bo nyakuri. Wibuke ko twamaze kubona yuko uko umuntu atekereza mu mutima we ariko ari. Impamvu zituma umuntu akora igikorwa runaka nazo ni ibitekerezo. Imana ishimwe cyane. Baro mu bice biri umurongo wa 15 kuza ku wa 16 turavuga ngo bakagaragaza ko urimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamywa n'imitima ihana ibabwiriza, igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura. Kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izacira abantu iteka muri Kristo Yesu ku byahishwe byabo, nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Ibyo biri mu Baroma ibice 2 umurongo wa 15 kugeza ku wa 16. Nyamara ijambo ry'Imana rirwanya abivumbura ndetse rikatwereka ko dukwiriye kubyirinda. Kenshi cyane iyo dukomerekejwe n'abo twita bene data, kwivumbura bikwiriye kutugendera kure. Muri Matayo 18 umurongo wa 15 turavuga ngo mwene so nakugira nabi ugende umumenyeshe icyaha cye mwiherereye, nakumvira uzaba ubonye mwene so. Mbese ntubona ukuntu ibitekerezo byishuka kuri buri kintu? Kutamenya kuzagushuka kukubwire ko kwivumbura ku muntu uzaba urimo kumwigisha isomo, kandi burya urimo uratuma ikibazo kiba kibi kurutaho. Birashoboka ko uwo muntu yaba atanazi ko icyo yakoze cyakubabaje, bivuze ko n'ubundi ashobora kuzongera kubikora cyangwa akanabikorera abandi. Ubwo rero ntukavugane uburakari, wige guceceka igihe uzi ko warakaye. Ntugire n'icyo ukoreshwa n'ubwo burakari. Wibuke neza ko umujinya wa muntu udasoza ubushake bw'Imana. Ariko umaze gucuruka ugomba kuvuga. Ntabwo ugomba kuvuga gusa kubera ko wababaye kandi ukabona ashaka kwihaniza ngo bitazongera,
ahubwo ugomba no kubikorera kuko ushaka gutega amatwi ngo wumve icyatumye icyo kibi uwagikoze gikora. Kuko mu kumenya icyatumye umuntu agikora nibwo nawe byakorohera kumugira inama cyangwa kumubabarira no kwiyunga nawe. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge. Dushyize hejuru izina ryawe Data, twese tuguhaye icyubahiro. Uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, wabanye natwe waturinze. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibidushakaho n'ibitubaho mu isi mu kubaho mu ijuru. Turasenga cyane kubw'ijambo ryawe tukwinginga ngo Uwiteka Imana ijambo ryawe tumaze kumva, turasanga kugira ngo duhumuke amaso, kugira ngo tubashe kurebera ibaho mu maso yawe, kandi kugira ngo tubisobanukirwe nk'uko bisobanukirwa, kugira ngo tubashe gufata ibyemezo bikwiranye kandi bigendanye n'ubushake bwawe. Ushyirwe hejuru Imana, uduhe kurwa na Mwuka Wera mu byo dukora byose, uduhe gutekwa na Mwuka Wera mu migendere yacu yose, uduhe gutekwa na Mwuka Wera mu mikorere yacu yose. Ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Urakoze. Ushyirwe hejuru Data wera. Amen. Isezerano ry'umunsi turayisanga mu Bafilipi ibice 2 umurongo wa 5, havuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ushobora kudusura rero ku rubuga ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Uwindi Uwiteka guha umugisha, Uwiteka abane nawe, Uwiteka kugire neza, Uwiteka akurinde, Uwiteka akuze Umwuka Wera, Uwiteka akuze ijambo ryera, Uwiteka akuyobore, akuze guca bugufi kwinshi gutuma wemera kuyoborwa na Mwuka Wera, akuze guca bugufi kwinshi gutuma wemera gutekwa n'ijambo ry'Imana, akuze guca bugufi kwinshi gutuma wumvira ijambo ry'Imana mu byo ukora byose. Uwiteka kugutesha imbaraga ze nyinshi, Uwiteka kugutesha ibiganza bye bikomeye, Uwiteka kugenda imbere, Uwiteka gutsindishirize kandi Uwiteka kuneshereze muri byose. Imana ibane nawe kandi kugire neza muri byose. Uwiteka akomeza kugendana nawe kandi uhawe umugisha n'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo ngusabye nizeye. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.